mu kwezi kwa gatanu muri umwaka wa 2025 niwo hasohotse igazeti idasanzwe ikubiyemo itegeko nimero 013/2025 ryo kuwa 27 z'ukwezi kwa gatanu 2025 rishyiraho amahoro yishyurwa kuri lisansi, kuri mazutu no ku binyabiziga agenewe gusana imihanda. Mu ngingo ya gatatu y'iri tegeko bagaragaza ko amahoro yishyurwa ku binyabiziga agenewe gusana imihanda amenyekanishwa kandi akishyurwa ku buyobozi bw'imisoro bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Mu gihe rero habura amezi 3 ngo itariki ntarengwa yo kwishyura amahoro igere, hari ubugenzuzi bwakozwe bugaragaza ko hari ibinyabiziga byavuye mu muhanda ariko bene byo batasubije inzego zibishinzwe plaque ndetse na nimero ziranga ibyo binyabiziga carte jaune kugira ngo ibyo binyabiziga byose bikurwe ku rutonde rw'ibigomba kwishyura aya mahoro. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko bifite ubwihutirwe bukomeye ndetse kikanasobanura ku buryo bwimbitse impamvu ari ngombwa gusubiza ibi birango by'ibinyabiziga bitagikora. Iri tangazo rishingiye ku itegeko ryasohotse, itegeko 013 ryasohotse mu minsi yashize kuri tariki 27 Gicurasi uyu mwaka. Rikaba rero ririmo aho ibinyabiziga bisabwa kwishyurirwa amahoro azajya yifashishwa mu gusana iyi mihanda. Muri iryo tegeko bivugwa neza ko itariki ntarengwa ari tariki 31 y'ukwezi kwa 12. Iri tangazo rero tukaba turitanze hakiri kare ngo kugira ngo yaba ikigo cy'imisoro n'amahoro n'abarebwa n'ubwishyu bw'ayo mahoro bashobore kuba bakwitegura, ndetse tuzi neza ko hari n'abatangiye kwishyura ayo mahoro. Abo rireba rero ni bande? Rirareba abantu bose bafite ibinyabiziga bitakiri mu muhanda, byapfuye bitakigenda. Tukaba twumva tubasaba ko baza bakabyandukuza kugira ngo hato bitazakomeza kubarwaho ayo mahoro. Natanga ingero, ni ukuvuga ngo imodoka itarebwa n'ayo mahoro nkuko nabivuze ni imodoka itari mu muhanda idakora ku mpamvu zinyuranye. Ishobora kuba ari yakoze accident igapfa burundu idagishobora kugenda, ishobora kuba ariyo nyirayo yaburiye amapiyese agahitamo gukora bya bindi bivugwa hano hanze byo kuyibaga akagurisha amapiyese, cyangwa se n'imodoka yaba yaribwe nyirayo atazi irengero ryayo. Icyo gihe rero ni byiza ko yasaba ko yandukurwa kugira ngo iryo tegeko ntirimufate ntabarebwa n'izo nshingano zo kwishyura ayo mahoro. Nk'uko mwabikurikiye, ibinyabiziga byose byavuye mu muhanda cyangwa se bitagikora bisabwa gusubiza ibirango bya plaque ndetse na nimero iranga ikinyabiziga carte jaune bigashyikirizwa ikigo cy'imisoro n'amahoro. Ntabwo ari imodoka gusa kuko ari n'ibindi binyabiziga byose byahawe ibi birango. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko abafite ibi birango babanza kohereza ubusabe, bwamara kwemezwa n'ubundi bagashyikiriza bya birango ikigo cy'imisoro n'amahoro. Uburyo bisubizwamo bwarorohejwe ni ukunyura kuri murandasi ukajya ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Iyo ugiyemo rero unyura ahanditse kumenyekanisha imisoro y'imbere mu gihugu, ukinjiramo ukagera naho bagusaba rero gusaba kwandukuza icyo kinyabiziga, ubundi ugakurikiza amabwiriza ahari. Iyo ugiye kurangiza, iyo uri kubisaba, hari aho bagusaba rero gushyira ikarite ikiranga imodoka, karite yayo icyo dukunze kwita carte jaune, ukagishyiramo. Ariko hano twatekereje ko hari n'ubwo waba utakiyifite nawe warayibuze, tubasha koroshya uwo murimo tukwereka kandi kadirishya unyuramo kugira ngo wemeze neza ko icyo kinyabiziga ari icyawe. Ni nka declaration, wamara kuzuza iyo declaration igasohoka, akaba ariyo noneho ushyira muri system. Nuko bigenda
ubwo wamara kuwusabye mu ndimi z'amahanga ni online kuri web ya RRA, hanyuma ubwo tukakira tugasuzuma tukareba ko ibyo tugusaba kuba washyizeho ikiranga imodoka carte jaune cyangwa se iyo declaration ko ari iyawe mu gihe waba warataye carte jaune, ubwo tukabisuzuma ukaza kubona igisubizo. Iyo ukoze ubusabe mbere yuko wenda harimo ibintu bibiri bivamo, uremererwa kuyisubiza cyangwa se ugahakanirwa. So uburyo rero umenya ko wemerewe ni message, ni ubutumwa ubona bukubwira buti twakiriye ikiranga imodoka, turabyemeye, turagusaba kugera kuri Rwanda Revenue ukazana na plaque. Iyo umaze kuzana plaque rero nibwo tuguha na ya certificat, icyemezo kigaragaza ko wasubije ya plaque. Hari rero nubwo tudashobora kwemera bitewe n'impamvu, cyane cyane impamvu muzabona ni igihe ikinyabiziga ubwacyo gifite ibirarane. Icyo gihe rero n'ubutumwa urabubona bwakugeraho ukabona ukajya mu rindi shami rishinzwe kwishyuriramo ibirarane, ukishyura, byatungana waba urangije ukongera ugakomeza urugendo kugeza ubwo tuguhaye cya cyemezo ko wasubije plaque. Birashoboka cyane ko ari ibinyabiziga bene byo bakuye mu muhanda uyu munsi ikigo cy'imisoro n'amahoro gishobora gushyira ku rutonde rw'ibigomba kwishyura amahoro yagenewe gusana imihanda. Ngirera impamvu iki kigo kidusobanura niba hari ingaruka zihari kuba ashobora kudasubiza ibi birango, ni ukuvuga plaque y'ikinyabiziga ndetse na carte jaune yacyo. Hano utazabikora ingaruka ntabwo ari nziza. Kutabikora icyo gihe imodoka yawe nihagera tariki 31 z'ukwa 12 izaba ibarwa ko iri mu muhanda, ko igomba kwishyura ayo mahoro. Twebwe mu kigo cy'imisoro n'amahoro tuzakomeza kukubaraho ya mahoro. Kuba rero utanayishyuye hari izindi ngaruka murabizi, nuko ufatirwa ibyemezo byo kwishyuzwa. Turakeka ko no mu minsi iri imbere n'abafatanyabikorwa bandi nka polisi yo mu muhanda cyangwa controle technique bazajya bafasha kugira ngo barebe niba ibyo binyabiziga koko bijya mu muhanda byarishyuye amahoro. Murumva rero ko ingaruka icyo gihe ni ukubarwaho uwo mwenda no kugira ibibazo hato na hato byo kuwishyuzwa. Iyo bishobora kugera naho mu ngaruka zimwe zo kutishyura imisoro ukagira ikirarane, dushaka no kugukumira na serivisi zawe kuri banke, ibyo twita CRB, tukakwandikaho umwenda, bikaba byakubera ikibazo cyo gukomeza ubucuruzi cyangwa se izindi operasiyo ukorana na banki. Ubutumwa twatanga ni ubutumwa busanzwe n'ubundi dusanzwe dutanga no mu yindi misoro cyangwa amahoro, yuko buri muturarwanda cyane cyane ahangaha turavuga utunze ikinyabiziga yakuzuza inshingano asabwa n'amategeko. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukugira ngo nabo biyorohereze, badakomeza kugira ibibazo byo kuba babarwaho amahoro kandi mu by'ukuri ibyo binyabiziga byabo bitakikoreshwa, bitakijya mu muhanda. Nk'uko itegeko rishyiraho amahoro yo gusana imihanda ribiteganya, aya mahoro azajya yishyurwa bitarenze itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Niba rero hari ikinyabiziga wigeze gutunga ariko ukaba utarigeze usubiza inzego zibishinzwe plaque yacyo ndetse na nimero ikiranga ariyo carte jaune, ihutire kubisubiza ikigo cy'imisoro n'amahoro kugira ngo ukurwe ku rutonde rw'ibinyabiziga bigomba kwishyura amahoro yagenewe gusana imihanda.